Reka nongere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese, mbahe ikaze kandi mbashimire cyane. Munyemerere nze kubasesengurira ntasobanya, mbabwire ibijyanye n'uburyo ushobora kwivura umugongo iminsi 10 gusa. Ahangaha ndaza kukubwira ikijyanye n'igihingwa cya tungurusumu, uze gukoresha amavuta ya elayo ndetse unakoreshe n'umunyu wo mu nyanja. Ni mu minsi 10 gusa uza gukoresha ubu buryo ngiye kukubwira. Ubundi hehe n'umugongo, umugongo wakubase, umugongo ukugejeje kure hashoboka kandi ukaba umaze kwiheba, ntukibasha gukora akazi kawe, ntukibasha kujya mu buzima bwawe bwa buri munsi, ntukibasha gukorera umuryango wawe cyangwa se kwikorera kubera ikibazo cy'umugongo. Umugongo nababwira ko ari urufatiro rw'ubuzima bw'umuntu, kuva mu mutwe ukagenda ukagera ku maguru. Burya umugongo nicyo kintu gisa naho kiyoboye ubuzima bw'umuntu umunsi ku munsi. Umugongo ni igice kigirwa nyine n'abantu batandukanye, umugabo n'umugore, twese tugira umugongo. Cyakora abagore benshi bakunze kurwara umugongo biturutse ku mpamvu zitandukanye. Bo ni n'abanyamahirwe, bashobora gukira umugongo vuba cyane, ariko umugabo warwaye umugongo inshuro nyinshi amera nka ya ntare ikunze gufata inyamaswa ngenzi yayo, ariko igafatana umuvuduko n'imbaraga zidasanzwe. Umugongo rero ku buzima bw'umuntu nakubwira ko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Umugongo ufatiyeho ibice byinshi, imbavu niho zifatiye, ibitugu niho bifatiye, amaguru niho afatiye, ndetse n'ubwonko. Burya inyuma y'umutwe wacu, hejuru mu bitugu uzamuka ujya ku bwonko, burya umugongo iyo ukora nabi no mu mutwe hakora nabi. Umugongo uzahaza benshi, uzahaza abato, ukazahaza n'abakuru, ariko rimwe na rimwe nyine hari ubwo tujya twitera umugongo. Ni ukuvuga ngo ugasanga warwaye umugongo ariko warabigizemo uruhare. Muri kino gihe turimo cy'ikoranabuhanga, by'umwihariko igice cy'igihugu cy'u Rwanda, aho twimirije ikoranabuhanga riyoboye ubuzima bwa benshi. Muri kino gihe abantu benshi bakoresha telefone, ariko umwanya munini bawukoresha bicaye cyangwa bahagaze. Ni ukuvuga ngo ushobora kurwara umugongo igihe wicaye cyangwa se ukarwara umugongo igihe uhagaze. Ni ukuvuga ngo icyo bigusaba ni ukubarasinga bino bintu uko ari bibiri. Ni ryari nkoresha umugongo nicaye kandi nkukoresha gute? Ibyo tuzabirebera hamwe. Ikindi, ni ryari nkwiye gukoresha umugongo mpagaze? Ibyo nabyo tuzabireba cyane ko byose bigira ingaruka, ariko ubundi twaramutse twabikoze neza nta ngaruka twagira. Icyo ngira ngo rero nkubwire mu minota mike cyane, nifuje ko nguha kino kiganiro ku bijyanye n'uko wakivura umugongo. Ndagira ngo bwa mbere uze kubanza gutega amatwi buri kantu ngiye kukubwira, kandi akantu ngiye kukubwira ukitondere cyane ko ibyo nkubwira ni ibyaremwe n'Imana ukoresha. Kandi ibyo ngibyo ukoresha ni ibintu bisanzwe dusanganwe hano hanze ku masoko yacu. Ibyo bintu rero mu by'ukuri ni nabyo dusanga mu gitabo Tumenye Kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Ikintu cya mbere rero, mu gihe warwaye umugongo, ngiye kubanza nkubwire ibintu ukwiye kwirinda, ubundi ibyo ngibyo nibirangira ndakubwira uburyo ukoresha uyu muti. Bwa mbere, nimba ugiye gukoresha uyu muti, irinde guhagarara umwanya munini igihe urwaye umugongo kandi uri no kuri uyu muti. Icya kabiri, irinde kuryama useguye umutwe mu gihe urwaye umugongo kandi uri gukoresha uyu muti ngiye kukubwira, cyane ko buriya iyo urwaye ugasegura umutwe nta kintu ubukijije. Ubundi abahanga bavuga ko burya amaguru niyo asegurwa. Ibyo nzakubwira impamvu yabyo. Ndagaruka rero ku bijyanye n'uburyo ugiye gukoresha uyu muti.
uyu muti ngiye kukubwira ugiye kuwukoresha gutya: ni tungurusumu, ni amavuta ya elayo ndetse n'umunyu wo mu nyanja. Mu minsi 10 uratandukana n'umugongo. Ubundi tuzafatanye gushima Imana. Uzampamagara umbwira uti nshuti muvandimwe, warakoze rwose. Reka rero nze ngusasanurire ntasobanya. Ndabizi ko nawe ugiye kwishima, ugiye kunezerwa nyuma yuko wari urwaye umugongo igihe kirekire. Genda mu isoko rero ugure tungurusumu, ugure amavuta ya elayo, ugure n'umunyu w'inyanja. Ibi ngibi rero uzanye uko ari 3, ngiye kukubwira uburyo ugiye kubikoresha mu minsi 10 gusa ube wamaze gutandukana n'umugongo. Iyo warwaye umugongo urabizi ko mu mutwe ni ukuri kw'Imana nta kintu kijyamo, uhora utaka gusa nta kindi. Ntubasha no kuganira n'abantu, haba kuri telefone, haba mu buzima busanzwe. Umugongo urababaza pe, umugongo urababaza, umugongo urakurya. Abagore bo bawugereranya n'igise. Niyo mpamvu bino bintu ngiye kukubwira ubiha agaciro kandi ubyitondere. Tujyane mu byaremwe, igitabo cyitwa Tumenye Kwivura Dukoresheje Iby'Imana Yaremye. Fata rero urupapuro wandike n'ibintu 3, banza ubizane biriya nakubwiye haruguru. Hanyuma usekure tungurusumu zawe neza, uzisekure kabisa cyangwa uzirape zinoge cyane. Ninkubwira ngo uzinoze nyine wumve kuzinoza. Icyo ni kimwe. Numara kuzinoza urafata amavuta ya elayo umenemo, ntushyiremo menshi. Ushobora kugera wenda nk'ibiyiko nka 3 biyiko 3 bino bitoya byo ku meza. Gera ibiyiko 3 ubishyire muri ya tungurusumu yawe, uvangavange. Nimba rero ufite akantu kari buze gukamura wamaze kubivangavanga, shaka akantu ushobora gukamuza. Ushobora gukoresha iki? Ushobora gushaka akantu twagereranya n'agasupanete. Noneho ufate ya tungurusumu yawe wavanze n'amavuta ya elayo, ukamure. Nta muntu n'umwe utarabonye aho bakamura igikatsi cy'ibitoki bamaze kwenga. Ukamure ushaka bya bitonyanga by'amavuta ya elayo twavanze na tungurusumu, ubibone byamaze kwivanga muri ubwo buryo nkubwiye. Numara rero kubona ubikamuye neza binoze, wabishyize mu kantu keza, ushobora gushyira mu icupa, ushobora gushyira ku kandi kantu nyine ubona ayo mavuta yawe ukeneye ko ushyiraho. Hanyuma rero ibyo ngibyo nimba ubirangije rero ukora ibyo ngibi, fata amazi y'akazuyazi rwose atari yayandi atwika. Ninkubwira ngo amazi y'akazuyazi aba ari amazi nyine wakoza ku mubiri ukumva ubushyuhe, ariko nanone ntabe ari amazi yagutwika. Ya mazi yamaze gushyuha rero shyiramo umunyu w'inyanja, ku buryo ushobora kurigataho ukumva ko umunyu nyine uri wumva muri ya mazi. Hanyuma iyegereze rero umuntu, ashobora kuba ari petit frere wawe, murumuna wawe, umugore wawe, umugabo wawe. Nafate agasume gato keza, nagashyire muri ya mazi y'akazuyazi. Noneho nawe wubika hasi, ushobora gushyira agakeka hasi ukubikaho inda. Noneho ahere mu bitugu arambikeho ka gasume. Ubwo no kuvuga ngo ararambika mu mazi akamure. Namara gukamura arambike kuri bya bitugu byawe, arambikeho ibiganza bye abirambitse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yongere agukureho iyo sume, ayisubize mu mazi. Yongere kandi akamure, yongera kurambike mu kindi gice cyagana hepfo. Ubwo aragenda amanuka aturutse mu bitugu, agenda agere hejuru y'ikibuno no ku kibuno. Yewe nibiba ngombwa, nimba ari umuntu nyine mwisanzuranye nawe naho agire gute arambikeho. Agenda kanda izo nshuro nakubwiye, arambikeho ibiganza bwa bushyuhe bwinjire. Yongere nanone yinike agushyushye umugongo akoresheje ayo mazi y'akazuyazi arimo
umunyu wo mu nyanja cyangwa se umunyu w'inyanja. Umugongo wawe namara kuwushyushya rwose yumva mugeze aho mwumva amazi agize gute asa naho bwa bushyuhe bwashizemo, wumuke rero, akureke wumuke. Narangiza afate ya mavuta twamaze kubona, amavuta twamaze kubona, noneho agusige ahereye mu kugukanda, ntiyibagirwe n'imbavu urw'iburyo n'urw'ibumoso. Hanyuma rero ibyo ngibyo birarangiye, arangize ahite afata ya mavuta amaze kumuka umugongo nawe yumutse intoki, ubundi agusigire. Uburyo bwo kugusigira rero, arafata imitwe y'intoki aba ari agenda asunikisha, aturuke hasi ku kibuno azamure ageze mu mugongo, agenda buke buke yafashe imitwe y'intoki. Ntatsindagire cyane, ariko nanatsindagira ahere hepfo asubiza ku mutwe, ntahere ku mutwe amanura, ahere hasi ku kibuno azamuka ajya ku mutwe. Ayo mavuta yagusige umubiri wose, akore mu mbavu, cyane cyane imbavu zo ni ugufata ibiganza agasa n'ubyerekeza nk'uganisha hehe ku nda, ariko cya gice cy'umugongo cyo azamure aturuka ku kibuno azamuka ajya hejuru ku mutwe. Uyu muti nguhaye ntukoreshe wariye cyane, ukoreshe wariye utuntu tworoshye tudatuma nyine wumva utari hari ukuntu uryama wariye cyane ukumva inda ntabwo nayo iri kuguha amahoro, ntabwo iri kuguha umutekano. Ntukore iryo kosa, ufate ibintu byo kurya bike rwose, bike kandi nabyo bigize bite byoroshye. Hanyuma rero ubwo ibyo ngibyo kwa kukumasa, agenda ashyiraho utuvuta dukeya, asiga intoki, ashyire ku ntoki, ubundi agusige ku mugongo, anyeranyereze bwa buryo nakubwiye, asubira hejuru, aturuka hasi asubira hejuru, asunika gutya buke bukeya, yongera atangira gutyo mu mbavu. Noneho akande ikiganza cy'iburyo n'icy'ibumoso, kimwe acyerekeze mu rubavu rw'ibumoso, ikindi mu rw'iburyo ariko aganisha ku nda. Ibyo bintu nkubwiye rero, bikore ku wa mbere, ubikore ku wa gatatu, ubikore ku wa gatanu, ugenda usimbuka umunsi wabikoreho usimbuka undi. Ibyo ngibyo kandi mu gihe uri kubikora nakubwiye ngo urabara iminsi 10. Kwanza iyo minsi 10 izagera warakize, ariko kire yawe kugira ngo ube wiproteje fresh, ku buryo rwose ikintu cyitwa umugongo uzagikira burundu. Izo nshuro 10 nkubwiye, ubare ku wa mbere, usimbuke ku wa kabiri, ubare ku wa gatatu, usimbuke ku wa kane, ubare ku wa gatanu. Ubwo si iminsi 3 tubonye, gutyo ubare iminsi 10 bikorwa gutyo nkubwiye. Mu by'ukuri nudakira umugongo uzambwira uti ntabwo wampaye umuti. Ibyo ngibyo kandi numara kubikora, cyangwa se mbere y'uko ubikora, jya wibuka kwinginga Imana, ubwira Imana uti ndarwaye, ibi ni ibyaremwe byawe, ngiye kubikoresha, ngaho Mana wirengagiza ibyaha mfite, hanyuma unkize. Ubikore gutyo. Ibyo byose kandi ubigerekeho no kugira gute muri iyo minsi, imenyereze no kwiryamira ahantu hadatuma usegura umutwe, ahantu haringaniye. Ushobora kwimenyereza nko muri iyo minsi, wenda kubera ko nawe urwaye wibereye mu rugo, imenyereze kwiryamira ku gatapi, wiryamishirizeho umugongo wawe, wenda kuko umutwe waba barashyiraho akantu gato, ariko ryamisha umugongo wawe nyaboneka. Umugongo rwose iga kuryama ugaramye mu gihe uriho wivura umugongo. Reka mbashimire rero, mbifurize amagara mazima, kandi ibyo mukora byose Imana ijye ibajya imbere. Hanyuma rero murabizi ko amagara burya aramirwa, iyo uyarangayeho aramucika. Kandi mwarabibonye ko muri kino gihe tugezemo ubuvuzi bwacu bwateye imbere, ariko nabwo nimba uko muri kujya mu iterambere muri kurwara muri benshi, bigatuma rero dusesengura, tugasasanura, tudasobanya ibyanditswe mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura, dukoresheje iby'Imana yaremye, cyanditswe na Dr. Ellen G. White. Reka mbashimire, bifurize amagara mazima. Nitwa MC Misango,
ibiganiro byacu kandi nakagaruka. Nimba rero wifuza ko hari n'indwara tuzavugaho, duhe commentaire kandi udukorere share. Ikindi wibuke kwiyandikisha, kuko byose turifuza ko nyine ibi bitekerezo dufite byaguka bikagera kure. Imana ibagire neza kandi ndabakunda. Amagara mazima niyo mbifurije, amagara aramirwa.